Reka dutangire inkuru yacu y'uyu munsi cyangwa se filime yacu. Iyi ni inkuru ishingiye ku bintu byabayeho byongewemo ibindi bintu bikeya ariko by'ukuri. Ni inkuru yabayeho kera mu myaka yo hambere. Ni inkuru yagufasha guhinduka cyangwa se guhindura ubuzima ubayemo ujya mu bundi, kuko ikubiyemo amasomo menshi cyane. Izi zari couple ebyiri z'ubushakashatsi zakundaga kugenda zicukumbura ibintu hirya no hino, zitembera mu mashyamba kimeza, zivumbura inyamaswa z'akataraboneka tutigeze tubona ndetse n'ibindi. Igihe kimwe izi couple zombi uko ari ebyiri zatemberereye ku musozi muremure cyane uherereye mu gihugu cya Gabon uzwi nka Mountain Zuzi. Uyu ni umusozi wari uteyeho ishyamba rinini cyane, abantu bari bazi ko ari ishyamba ryavumwe cyangwa se ishyamba ry'ikibi. Ryari ishyamba ritagerwagamo n'uwo ari we wese uko yiboneye. Byavugwaga ko uwarigezemo wese yazimiraga cyangwa se yaburirwaga irengero, batongeraga kumubona. Izi couple aya makuru zarayirengagije, zo ziriyemeza ziti twebwe twinjiye mu mashyamba menshi, twahuye n'ibibi byinshi ariko turacyariho. Zirihambira zinjira muri iryo shyamba. Aba bombi yari Kizzy na Dana, Charity na Lewis. Abanuze kubibagirwa kuko nibo inkuru yacu ishingiyeho. Aba bombi ubwo bari bageze ku marembo y'ishyamba, Kizzy na Dana binjiye mbere mu ishyamba ry'umwijima, Lewis na Charity nabo binjira nyuma. Ariko nk'uko nabikubwiye, iri ni ishyamba ry'ikibi, ishyamba ryavumwe. Ishyamba tugiye kurebera hamwe amateka yaryo yariranze, cyangwa se tugiye kurebera hamwe izi couple zacu ko zimaze kwinjira muri iri shyamba birazigendekera gute nyuma y'uko hari amakuru avugwa ko abinjiye muri iri shyamba batabasha kurokoka. Bageze mu ishyamba imbere batangira kumva amajwi menshi cyane y'urusaku abasakuriza mu matwi. Urusaku rujyana mu matwi, bose baratangara, batangarira ibyo bari kumva n'ibyo bari kubona. Ishyamba ry'igihu, ishyamba rifite umwijima, ririmo ibiti birebire byiza cyane, ariko nyine ryari ishyamba ry'ikibi. Ubwo ako kanya hahise haza umuyaga mwinshi cyane urabatandukanya, baraburana, bimera nk'aho ishyamba ryubatse urukuta hagati yabo. Kizzy na Dana bagiye ukwabo, Charity na Lewis nabo bagenda ukwabo. Ku ruhande rwa Kizzy na Dana amajwi yakomeje kuba menshi cyane, umuyaga mwinshi, bararekurana batangira guhamagarana nk'aho buri wese ari kure y'undi kandi barebana. Mu bigaragara ikibi cy'iri shyamba cyari kimaze kubataka. Dana yagize ubwoba cyane, arangije abwira Kizzy ati, Kizzy, twagenze amashyamba menshi ariko iri ryo ndabona rwose ryihariye pe. Iri ritandukanye n'andi mashyamba twinjiyemo. Njye ndumva twasubira inyuma kuko nangiye kugira ubwoba. Ako kanya amaraso menshi cyane yahise atabikira Dana amumenekaho. Yarahindukiye cyane yibaza ibimubaye, abona Kizzy ari gusambagurika aho ngaho hasi, ikimukataguye gihita kinamukurubana kiramwirukankana. Dana yavugije induru cyane kugira ngo arebe ko bene wabo cyangwa se bagenzi babo binjiranye mu ishyamba bamutabara, ariko bibi by'ubusa, nyine habura uwamwumva. Nyagasani, ishyamba rivumye koko ribabereye ishyamba rivumye bakiryinjiramo. Rugikubita Kizzy arapfuye. Ubwo Dana yarirukanse cyane, akomeza yiruka nyine agira ngo arebe ko yagera kuri Lewis na Charity aho bari, ariko biranga. Ishyamba ryari ryabatandukanyije cyane. Uruhande rwa Lewis na Charity nabo aho bari bakomeje kumva ibintu byinshi bimeze nk'ibinyamaswa biza bibasanga bisakuza, bagira ubwoba, barirukanka cyane, bakwira imishwaro. Bari mu kwirukanka nibwo bahise bakubitana na Dana yuzuye amaraso umubiri wose, agahinda kamwishe. Barangije baramubaza bati, Dana bite? Ayo maraso bite? Ese Kizzy ari hehe ko mutari kumwe? Yarabarebye araturika ararira, nabo bibwira icyo ashatse kuvuga. Ngo bahise bamufata bamuhumuriza, baramukurubana barirukanka cyane, bakomeza guhunga. Ubwo barirukanse cyane, bo barwanaga no kureba ko basubira inyuma ngo babone inzira yabinjije muri iryo shyamba basohoke bitahire, ariko n'undi bajya birukanka cyangwa se bajya bashakisha inzira bakisanga n'undi bagarutse aho bari bari. Ibyo babyiriwemo umunsi wose, umugoroba urinda ubagereraho bubiriraho, bakiri kugerageza gushaka inzira, ariko bagenda bakisanga bagarutse aho bari bari
cyangwa aho batangiriye gushaka. Ubanza iri shyamba koko ari iry'umwijima nk'uko twabibwiwe, nk'uko twabyumvise ku mutwe w'inkuru yacu. Iri shyamba nibyo koko riba ryinjirwamo ariko ridasohoka. Ku bw'amahirwe muri ako kabwibwi bageze ahantu wagira ngo hasa nk'aho hari ikibuga, hari ibyatsi by'imikenke, ubona ko byibuzeho wagira ngo hasa n'aho hari umucyo ukuntu. Urabona ko hari ibiti bitoya, uko biriho bisa nk'aho bahaturiza. Bahabonye imbuga, bahabona urutare, bahabona n'utundi tuntu twinshi tugiye dutandukanye, bisa nk'aho mu gihe cyabanje cyangwa mu gihe cyashize aho hari hatuye abantu. Ubwo Lewis yarebye ukuntu abakobwa bari kumwe bananiwe cyane, ubwoba bwabatashye umubiri wose, abura icyo yababwira. Nawe arangije ati, mureke twicare hano, byibuze aho haragaragara, si nko muri iriya shyamba ry'umwijima, turebe ko bwaza gucya tugakomeza gushaka inzira itujyana mu rugo. Mwihangane twicare hano turebe ko twaza gucumbukura urugendo rwacu mu gitondo, nitugira amahirwe bugacya amahoro. Nta n'uwigeze yongera kugira icyo amubwira, ubwo bose bahise bicara aho hasi n'ibikapu byabo bararuhuka. Bose bari gutekereza ko byibuze aho ngaho ari ahantu hari agahenge, ari ahantu babasha kuruhukira. Nk'uko babishize mu gihe cy'amahirwe koko bagize amahirwe bucya amahoro, bucya bakiri bazima. Bukeye mu gitondo, Charity yabwiye Lewis ati, nimuze twongere dushakishe inzira idusohora muri iri shyamba dutahe. Ibyo Dana nawe yabyumvise vuba cyane. Dana wari wamaze gupfakara, apfakazwa n'ibinyamaswa byo mu ishyamba tutabashije kubona neza. Ubwo barakomeje gushakisha inzira yabasohora muri iryo shyamba, ariko ibi by'ubusa. Bari mu nzira bagenda, bageze ahantu ubona ko wagira ngo hari abandi bantu bahanyuze, ariko babona nta nzira n'imwe isohoka muri iryo shyamba ihari, ahubwo bahasanga ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Abantu bandi bagerageje gucika muri iryo shyamba aho baguye, ndetse n'ibyo bari bafite aho byaguye, bituma bose bacika intege, babona ko rwose nta nzira yashobora kubasohora muri iryo shyamba. Nyagasani. Ubwo ubuzima bwarakomeje. Lewis rwose atera inda Charity. Yaje kwisanga ari umugabo w'abagore babiri, kuko yaje kwisanga yarateye inda n'ubundi na Dana. Abo bombi baje kubyara abana, barakomeza barororoka, babyara n'abandi bana benshi. Gusa Charity ntibyakunze ko ubuzima bukomeza, yaje gupfa ubwo yari kubyara undi mwana we wa kabiri. Dana yakomeje ubuzima na Lewis, bakomeza barera abo bana, ari nako babyara abandi bana benshi muri iryo shyamba. Ubuzima burakomeza, byarangiye nyine biyakiriye. Ubuzima burakomeza mu ishyamba rivumye, cyangwa se mu ishyamba ry'umwijima. Igihe gisobanura ibihe cyaje kugera. Lewis yaje kubona ko umuryango umaze kwaguka, maze kugira umuryango munini wagutse cyane. Abana benshi bakomotse kuri Charity na Dana bari bamaze kwiyongera. Byatumye Lewis afata umwanzuro wo kwinjira mu ishyamba ry'ikibi, mu ishyamba rivumye, kuko ariho hari inyamaswa nyinshi, harimo imbuto, harimo ibindi byinshi bitandukanye bashobora kuba bakwifashisha nk'amafunguro. Ubwo yafashe umwanzuro nyine ajya guhiga wenyine, ntawe abwiye, nta n'uwo asezeye, yiyahura mu ishyamba ry'ikibi ritajya ryinjirwamo n'uwo ari we wese. Nyagasani, ese uyu Lewis we arabasha kugaruka? Ndakwibutsa ko ibi byose ari inkuru ibanziriza ibyo tugiye kureba, bishingiye ku bana bakomotse kuri Lewis, Dana ndetse na Charity. Nagutindiye, reka nkwereke abakomotse kuri Dana na Charity uko byabagendekeye. Inkuru ya Charity na Lewis mbe nyihiniye hano, ndetse na Dana. Gusa mwibutse ko Dana nawe yaje kubura ubuzima, igihe gisobanura ibintu cyaje kumutwara. Lewis ntiyigeze abasha kugaruka ngo asohoke mu ishyamba ry'umwijima. Gusa ababakomotseho bo baracyakomeje ubuzima, baracyakomeje kurwana n'ubuzima muri iri shyamba ry'umwijima. Nagutindiye, reka mbakwereke ubuzima babayeho. Aba ni abana bakomotse kuri Charity, Dana ndetse na Lewis, ubwo bagiraga muri iri shyamba bikabakomerera, bikarangira nyine ubuzima bwabo bwose burangiriye muri iri shyamba. Noneho reka turebere hamwe ababakomotseho babayeho ubuzima, babayeho ubuhe buzima muri iri shyamba. Ese bo bazabasha kurokoka basohoke muri iri shyamba, cyangwa nabo nyine ubuzima bwabo bwose ni muri iri shyamba?